uriya mugore ashobora kuba afite ikibazo. Bivugwa ko umukozi amaze gukarabya umwana isabune idasanzwe, nubwo umukozi avuga ngo nta yindi yari afite ariko yagomba kuyisaba nyirabuja, nawe ntabwo ari kubikora gutyo. Ariko umukozi amaze kubikora gutyo, umwana yagomba kujya ku ishuri, umukozi yabanze gukubitwa n'umugabo. Yego. None umugabo bamubajije bati ko wakubise umwana, ati umukozi, no umukozi n'umwana nk'abandi, kumukubita ni ibisanzwe. Yego. Umugabo ajyana umwana ku ishuri, wa mwana wakarabijwe isabune atarasanzwe akaraba. Yego. Umugabo amujyanye ku ishuri, umugore niwe wongeye noneho aza gukubita raundi ya kabiri. Ibyo nabyo birongera bigakora ikindi kintu navuga, sinzi ukuntu umuntu yabyita, ni nk'iyicarubozo se cyangwa se ni kuba urumva umugabo we yakubise umwana, yakubise umukozi nk'umuhana ko yakarabije umwana isabune idasanzwe. Amukubita bisanzwe, either inkoni, urushyi cyangwa iki. Byari bihagije. Ari uguhana ibyo umugabo yakoze byari bihagije. Ibyo nibyo wakunga. Yego. Ariko umugore aboneye umwanya, umugabo amaze kugenda, n'umugore ati nanjye numva ngo iyo kibe ari igihano, ntabwo umugore aba yakabaye yakubise yongeye gukubita umukozi azi ko umugabo yamukubise. Yakubati yahanwe. None umugore waraza ati ibyuma nibikomeretsa. Yego. Nimwibaze ariko umukozi, ubundi abakozi tugira mu ngo bari hagati y'imyaka 18 20 nta urengeje 25. Ubuse umuntu wajya kurwana nawe utwaye icyuma ni intwaro. Kandi uwo muntu si igisambo, mumaranye ukwezi. Abari nk'umwa ibyo umugabo yavuze avuga ati umukozi n'umwana mu rugo, ibyo nibura byasobanuka. Yego. Guhana umwana, ibyo byasobanuka. Ariko nanone kurwana n'umukozi ukoresheje icyuma nk'uwitabara ku gisambo ku manywa y'ihangu, ibyo ni yindi ntera. Right, Jaras Official TV nanone kandi turabasuje, twizere ko mumeze neza cyane. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye mu mpande enye z'isi hose. Yaba n'abari imbere mu gihugu mwese turabasuhuje, tubaha ikaze nanone kandi ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi ubwo ndabona ari amakuru muri quartier Karegeye. Ibi ngibi byo tugiye kuvugaho bibereye bibabwire nyine bibereye mu maso yacu. Uratinda. Nuko nyine ari bidasanzwe. Ni inkuru birasanzwe ariko biranima n'amasomo ku muryango nyine. Inkuru tubyutse tubona nyine nkuko bari kubibona ku mashusho, ni ahantu habereye, ni mu rugo, habaye amakimbirane hagati y'umukoresha n'umukozi we wo mu rugo. Ariko amakimbirane ku makuru twamenye nuko aba bantu bapfuye ngo isabune, ni ukuvuga ngo isabune yozwaga umwana, umukozi ngo yibeshye amwogesha indi, baramukubita hafi kumwica ndetse ku buryo na nyirabuja yamukubise icyuma. Ni ibintu bidasanzwe ariko nyine nkuko bivuze bigira amasomo amwe namwe byasiga, kuko n'ubundi ni mu muryango kandi societe ni umuryango nyine.
Karegeya byabereye munsi y'iwawe ni hafi Hafi y'iwawe. ariko ntabwo buriya ari hamwe bo kubahazi iwanjye se ntibahazi aho Vigo ziparika ngewe ni ku cyapa cya Sofia hariya byabereye hariya harimo ruhurura hano igihe itandukanye utugari akagari ka Rugenge n'akamahoro. Rwanda Convention USA is back, bigger and better. This memorable weekend will take place at the Irving Convention Center in Dallas, Texas for a powerful celebration of unity, culture, and connection. Join us network with Rwandans and friends of Rwanda, government officials, speakers, and creators, while enjoying our local vibrant music, thrilling sports, and unforgettable memories. Vendors, sponsors, and partners. Don't wait. Reserve your spot now at www.rwandaconvention.com. This event is brought to you by the Rwanda community in Dallas-Fort Worth, the United States Rwandan community abroad, and the Embassy of Rwanda in the USA. Rwanda is calling. Will you answer? Byari mu gitondo nko mu masaha ya saa 12 ngewe ariya masaha nge mba ndi maso kandi mba ndi na hariya hanze ubwo rero nagiye kuba numva umukozi wo hirya arimo aratabaza noneho nyine sinabyize impamvu nageze ngo ni gupfa kuri nyine abaturage nyine bashwana mu gipangu kuko habamo n'abapangayi ubwo rero nibwo nagiye kubona mbona uriya mukobwa basuye imyenda yiwe bayijugunya hanze ushinzwe ni umumotari wamubonye waramuretse ko wicaye aho ngaho urimo urarira amusobanurira uko byagenze ahita ahamagara abanyerondo hanyuma nje kugera abanyerondo 2 n'umukuru w'umudugudu umwe. Motari niwe wabonye umukobwa arira baso imyenda ye ninde wayisohese? Ni umugore nyirabuja. Wowe wahageze bigeze hehe? Naho ngaho niho nabagereye. Ko bavuga ko bamuteye icyuma se yaviriranaga cyangwa amaraso yari yakamye? Oya, yaviriranaga mu gatuza. Mu gatuza hafi y'umutima. Ndabona ukora ibumoso. Yego. Kandi ibumoso niho haba umutima. Ubwo niwe nyirabuja yaganishije. Yego. Okay. Ngo bapfuye iki se? Ngo bapfuye ko yamwogeje ngo isabune gatarasanzwe yoza umwana. Ibyo gusa. Kandi n'umukozi nawe yavuze ati nta yindi sabune yari hari kandi amasaha yo kujyana umwana ku ishuri yari. Ntago yayisabye ariko niyo bayimuhoye ngo nuko atayisabye. No ubundi se bari basanzwe babanye batera uriya rugo. Uriya mugore we ni ibisanzwe nta mukozi ajya akoresha ngo amukoreshe ukwezi kuzure. Uwo bateye icyuma yari amaze iminsi ngahe? Yari amaze agiye kumara amezi 2. Yagiye kumara amezi 2. Abambere se we byagendaga biti? Ni icyumweru kimwe yakuzaniraga umukozi uyu munsi akamukwereka. Ni mugoroba ukayoboka kubona isa kwereka ubundi ngo uyu nguyu ni wamusimbuye. Yampaye. Donc icyumweru kimwe umukozi abagiye. Yabaga yagiye. Asanzwe akubita abakozi se? Yego. Ari bindi arabundi wigeze kumva byabayeho? Wewe no bararwanye yashatse kumukubita ndaramuga ati ntago wankubita gutyo gusa fazari wansezera. Umugore cyangwa umugabo? Umugore. Umukozi we yashatse gukubita umukozi yamubana kasha. Aramuga ataho kugira nkubite wansezerera. Ndaravuga ntago nagosezera naragukubita rero. Ati ntago nagosezera nakudisha. Noneho uwo niwe twabashe nyine kumenya ibyo ariko bararwanye. Hanyuma bakijwe nande? Nibo bakijwe n'umugabo niwe bakijije nyirurugo ahita yemba umukozi arigendera. Okay. Hanyuma ubuse mukanya birangiye bite? Abamotari bari buzuye byaje kurangira bite? Abamotari bisa nkaho nyine ari bo batije umurindi leta nye kugira ngo ihagerere mu gihe. Ni nkaho nibo batabarijwe uwahohotewe. Kuko na traffic yahageze ngo bafungure umuhanda. Abamotari bavuga ati ntabwo twagenda tutamenye uko biri burangire. Bari buzuye umuhanda, traffic irahanyura. Ibasaba ati umuhanda bagende baranga.
banga kuhava bavuga turagenda ari uko iki kibazo gikemutse rero nibwo bahamagaye imodoka y'irondo irahagera yego ihageze isanga komanda ntabwo arahagera ko bari banze urura rugo rwari rwanze gufungura komanda niwe waje arakinguza hari hakinze mo imbere harimo bande hari harimo nyine ba nyir'inzu umukozi ari hanze n'imyenda ari hanze y'igipangu ku muhanda n'imyenda kuko shebuja yajyanye umwana ku ishuri yaje kugaruka yari yagarutse umwana se yakubiswe n'umugore cyangwa yakubiswe n'umugabo cyangwa yakubiswe n'umugore yego okay niwe muteye icyuma okay hanyuma babatwaye bate donc bagiye tubwire ko birangiye kugira ngo abamotari bave hariya mu muhanda ribu niyo ije aba agenti bari baba bambaye civile nabo baje bamusohora mu gipangu we n'umugabo bose bashyira mu modoka barabatwara batwaye mu ihe imodoka y'irondo y'umurenge wa Muhima okay urakoze cyane hari ubundi butumwa ukurikije hari icyo ushima hari icyo ugaya hari ubutumwa utanga icyo nshima uko nyine mu gihugu hakirimo abantu bagifite umutima gute abagize umutima ni bande ni ku ruhande rw'abagenzi yego abahita mu muhanda abagenzi abaturanyi bose nyine babonaga ko nta n'umwe wishimiye icyo gikorwa cyari cyahabaye hanyuma ku ruhande rw'abakubise ese urabyumva gute wowe kugira ngo kubera koza umwana isabune itariyo bikavamo guterana icyuma wowe byo urabibona gute aho naba umuntu urimo yego so urakoze cyane bakunzi ba Jarasi official twarimo tuganira n'umuturanyi w'urugo rwabyukiyemo amahane umukozi birangira atewe icyuma ngo yabanje gukubitwa n'umugabo bapfa ngo bavuga ko yakarabije umwana isabune atarasanzwe amukarabya ni mu kagari k'amahoro abazi uyu umuhanda duturiye aho bita kuba Yehova kuri Sofia uri hagati harimo ruhurura ituruka Sainte Famille ikagera Poirur iyo ruhurura rero iyo nigabanya akagari ka Rugenge mu murenge wa Muhima n'akagari k'amahoro ko mu murenge wa Muhima so ntabwo ari muri Rugenge rero iwacu muri Rugenge ntibikabe so wakoze cyane okay ese rero Karegeya tubyutse twumva inkuru nkuko bamaze kubidusobanurira muri rusange umuturanyi waruhabaye uko byatangiye nuko byagenze muri rusange ariko icyo twumvisemo nuko umukoresha yashatse gutera icyuma umukozi yakimuteye gusa kandi babivuze okay yateye icyuma wenda yamuhushije ariko ibi batubwiye ko yavaga wenda nticyafashe uko yashakaga simbizi yakimuteye cyamugezeho cyane sibyo hejuru y'ibere ry'ibumoso yego ibere ry'ubumoso riba ritwikiriye umutima rero ntabwo wibyoroshye okay cyamufasha buriya komeza uko wari ubivuze hari hazazamo gukubita no gukomeretsa n'ibigera mu mategeko kandi ntabwo bavuga byitwa gukomeretsa habonetseho igikomere nuko hari amaraso yavuye yego rero nkuko wari ubivuze yamuteye icyuma ariko nyuma y'amakimbirane yarabaye aho bari bapfuye nyine nkuko babitubwiye umwana ko yogejwe isabune itari ya nyayo itari isanzwe yoga bityo hakaza ayo makimbirane muri rusange ni byinshi birimo harimo amasomo menshi cyane yaba ku bakozi n'abakoresha yaba mu ngo nyirizina ariko ibyo byose nawe situation wayumvise nkurikije ubuhamya twahawe n'abantu harimo n'uyu mugabo nkunze ko asoje ashima ko ari abantu bagifite ubumuntu yego abamotari babambiye bati ibintu ntago yego ariko abantu twibaze ngo isabune idasanzwe ku mwana yavamo guterana icyuma habaye hari abantu bazima
so bivuze ngo uyu muryango nabo ntiworoshye ko bari bamaze kutubwira, batubwiye ko uhindagura abakozi, hari n'igihe bimara icyumweru kimwe cyangwa uyu watewe icyuma ngo yari amaze ukwezi n'iminsi mikeya, yari ataramara 2, bikavugwa ko ubuhamya buvuga ko na mbere muri uno mwaka hari undi bashatse umugore yashatse gukubita amubera ibamba, barahangana, birangira bahamagaye umugabo bati hembuye umukozi agende. Yego. Mbere yaho mbere yuko uyu mutangabuhamya agera muri quartier, bivugwa ko hari n'ubundi bakubise umukozi, hanyuma haza abantu guhosha, barabahuza. Yego. Bivugwa ko uwaje kubahuza bamuhaye 100,000 ko byashobora kubakomerana, none bya 100,000 afatamo 50 ayaha wa mukozi kugira ngo agende amahoro. Hari n'andi makuru namenye yuko ururiya rugo hari umukozi nawo rwigeze kwirukana atamaze igihe kinini, bababaje ati ese mwamuhembye? Umugabo arasubiza ngo amafaranga nayoherereje uwamumpaye. Yego. Ibyo nabyo mu rwego rw'amategeko ni icyo bita ubwo ndabyita ngo ikira, ni muri cadre human exploitation. Donc kuba umuntu akora hagahembwa undi mu mategeko y'u Rwanda ntabwo byemewe. Ni exploitation de l'homme par l'homme. Niyo yaba ari nk'umubyeyi wese cyangwa umuntu No, majeri. Oya. Majeri arihembererwa. Yego. Mineri ntiyemerewe kugira amasezerano. Oya, barakora. Yego, kugira amasezerano. Arakora ariko ntabwo agira amasezerano. Yego. Barabyumva? So ni ukuvuga ngo kandi avuga ngo nayahaye uwamunyoherereje, ntabwo yavuze ko ari umubyeyi we. Yego. Nuwo yamusabye, nuwamumurangiye kwa. Niba rero umuntu akora hagahembwa uwamuranze, ni exploitation. Nta gihamya yuko ayamuha yose. Yego. Kandi uwakoze akazi niwe wakabaye ahembwa. Ibyo nabyo bagomba kubitandukanya. Urumva ubwo tubonyemo ibintu bitatu. Yego. Gukubita no gukomeretsa, ukunyumva kuri roka. Yego. Igisa na ruswa muri bwa buhuza. Yego. Bwa buhuza bwabaye hakazamo 100,000. Senkana akaba y'umuhuza, 50 akaba ayu wahohotewe. None tunabonyemo iyo case yo kuvuga ngo harakora runaka hagahembwa undi muntu. Yego. Yego. Nibura niyo wagarukira aho ngaho. Ikiza nuko uyu mutangabuhamya w'umugabo avuze ati nashimye ko hakira abantu, urumva abamotari bahise bahagarika akazi cyane. Habanje umwe ariko bagenda baba benshi nkuko basanzwe. Babigize ibyabo. Yego. Ubundi byakabaye ngo abaturanyi ba ruriya rugo nibo bakabaye abajyanama ba mbere barwo, niba koko buri gihe abakozi bahava habayemo amahane, kurwana, gukomeretsanya, abaturanyi nibo bakabaye bajya. Nuko nyine i Kigali ubona ko ntabwo abantu bita ku bibera mu bipangu by'abandi, kandi nabyo pe nako gusirimu. Ariko ndiko bimeze. Ariko gutabarana si umucora, gutabarana jovebye, utabara aho byamaze gukomera. Yene niyo mvuga gukumira. Gukumira byakabaye bikorwa n'abaturanyi, ariko imiturire y'i Kigali wenda bishobora kuba mu gipangu imbere niba harimo abantu benshi batandukanye, ariko hanze y'igipangu kugira ngo umenye ibibera mu kindi cyangwa ujye kubyivangamo ntago biri pratique muri Kigali cyane rwose. Ariko burya mu cyaro kubera ko nta n'ibipangu bihari bifungwa, batangira donc ibibera handi urabyibonera. Kandi no kwinjira mu Kigali haba ibipangu, mu cyaro haba ingo. Yego. Buri rugo rero ushobora kumenya icyabayemo kandi ukaninjira ku buryo bworoheje, bitwa raporo y'uburyo imibanire yo mu cyaro abantu baba baziranye. Usibye ko batagira n'abakozi, ariko hari abagira abashumba, hari amakimbirane ashobora kuba hagati y'abagize urugo, umugore n'umugabo, umugore n'umwana, umugabo n'umwana, cyangwa umushyitsi, cyangwa umushumba, cyangwa umuhinzi nyakabyizi. Ibyo byose ariko mu cyaro bagira uburyo bahita kuko amakuru yaho arihuta, bagahita babikemura. So icyabaye rero urumva bariya abantu. Yego. Ubundi iyo uwo mumotari uhageze mbere atagira, umva bari bamaze gusohora imyenda. Yego. Byavugaga ngo
bamukubise bamukomerekeje iyo umukozi aza akurikiye imyenda bakamubwira akahava yari kugenda adahembwe adahawe ubutabera ariko urumva ko nibura uko gutabara k'uwo mumotari n'abandi bagiye bahamusanga bitumye inzego zifata cya kibazo zigiha imbaraga gifite. Yego. Iyo haza wa muhuza wa mbere yaje hasanga abantu. Yego. Yaza hasanga abantu ashaka gusubiza umukozi mu gipangu ngo basubire mu mishyikirano. Biranga. Kuko uwo ni nawe wabaye umuhuza kuri wa wundi wa mbere. Yego. Ubwo ibyo rero yasanze bitagishoboka kuko abantu benshi baba bazi amategeko iyo hajemo gukomeretsa yabibonaga ko bishobora kuzaba ikibazo gikomeye. Noneho ashatse kugira ngo ajye kubikumira abantu bamubera ibamba bati wimusubiza mu gipangu twahamagaye inzego zihanze zihagere. Yego. Urumva iyo musubiza mu gipangu rero kugira akavuga ati dore ibi bintu birabakoraho bishobora gufatwa gutya bishobora gufatwa gutya bakongera akajya muri ya mishyano ko bayimenyereye. Ibyo nibyo bitabaye bakagorofanya. Ibyo niwo ubyivugiye cano ni yawe. Yego. Ariko ibyo nari mvuze numvaga bisobanutse. Yego. Bakajya muri iyo mishyikirano. Yego. Bakajya muri iyo mishyikirano bakabahuza n'umwana bakamuha yo kwivuza ariko nta wamenya ngo igikomere cyageze ku ruhe rwego ku buryo ayo bari kumuha yari kumuvuza ariko nako kantu ko kugira ngo bacyahwe. Icya kabiri nuko uko umugore bamupakiye mu modoka yipfutse umupira bigaragara ko nawe yatewe isoni n'ibyabaye cyane. Nubwo asanzwe abikora ntabicikeho ariko afite isoni kuba kugenda yipfutse. Urabona ko abantu amakamera yahageze amatelefone y'urabizi hano ni vuba amakuru yose ni hanze kari kabaye ariko gusohoka byari byanze. Ariko uriya mugore ashobora kuba afite ikibazo. Bivugwa ko umukozi amaze gukarabya umwana isabune idasanzwe nubwo umukozi avuga ngo nta yindi yari afite ariko yagomba kuyisaba nyirabuja nawe ntabwo ari kubikora gutyo. Ariko umukozi amaze kubikora gutyo umwana yagomba kujya ku ishuri umukozi yabanze gukubitwa n'umugabo. Yego. None umugabo bamubajije bati ko wakubise umwana ati umukozi no umukozi n'umwana nk'abandi kumukubita ni ibisanzwe. Yego. Umugabo ajyana umwana ku ishuri wa mwana wakarabijwe isabune atarasanzwe akaraba. Yego. Umugabo amujyanye ku ishuri umugore niwe wongeye none aza gukubita raundi ya kabiri. Ibyo nabyo birongera bigakora ikindi kintu navuga sinzi ukuntu umuntu yabyita ni nk'iyicarubozo se cyangwa se ni kuba urumva umugabo we yakubise umukozi nk'umuhana ko yakarabije umwana isabune idasanzwe. Yego. Amukubita bisanzwe either inkoni urushyi cyangwa iki byari bihagije. Ari uguhana ibyo umugabo yakoze byari bihagije. Ibyo nibyo wakunga. Yego. Ariko umugore ahaboneye umwanya umugabo amaze kugenda n'umugore ati nanjye numva ngo iyo kibe ari igihano ntabwo umugore aba yakabaye yakubise yongeye gukubita umukozi azi ko umugabo yamukubise yakubati yahanwe. None umugore waraza ati ibyuma nibikomeretsa. Yego. Nimwibaze ariko umukozi ubundi abakozi dugira mu ngo bari hagati y'imyaka 18 20 nta urengeje 25. Ubuse umuntu wajya kurwana nawe utwaye icyuma ni intwaro kandi uwo muntu si igisambo mumaranye ukwezi abari nk'umwa ibyo umugabo yavuze avuga ati umukozi n'umwana mu rugo ibyo nibura byasobanuka. Yego. Guhana umwana ibyo byasobanuka. Ariko nanone kurwana n'umukozi ukoresheje icyuma nk'uwitabara ku gisambo ku manywa y'ihangu ibyo ni yindi ntera. Yego. Bishatse kuvuga ngo niyi case ahantu ishobora kuzagera umugore ntabwo umugore n'umugabo ntabwo umugore n'umugabo bazafatwa kimwe. Umugabo nasobanura ngo nahanye umukozi ntabwo umugore ntabwo azasobanura ngo nahanye ntabwo wahana ukoresha icyuma uhana umwana ukurerera. Ari indi case ngo yigeze kuba muri rugo umukozi wa wundi bashatse kurwana umukozi yaramubwiye ati aho kugira ngo nkubite mpemba ntaye. Yego. Umugore amubwira ati reka ntabwo wava hano nakudishyira ni umuco. Urumva ko yabivuze rwose umugore afite case iri special. Ibi rero biraterwa n'iki ibyo Evode yakundaga kwita ngo penology. Ese ibihano byo birajyana ni kosa ryakozwe.
kwibeshya ku isabune gukarabya umwana isabune itari isanzwe byahanishwa guterwa icyuma. Yeah. Bara. Hanyuma rero umuntu utekereza gutyo agafata umwana umufasha abana akamuhanisha kumutera icyuma, Yego. ubwo we abo bana bo yabubahaga. Umuntu ugufatira abana abagufitiye runini. Izo ni zo kesi dukunda kubona ukumva mu rugo runaka umukozi yagize atya ariko biba biterwa rimwe na rimwe na ba nyirabuja na ba sebuja uko babafata. Yego. Bameze nk'abihimura. Yego. Nubwo bitakwiye. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo mukozi aramutse iyo aza kuramuka agumye muri urwo rugo yashobora kuzihimura ku bana. Yego. Ariko turebe n'uyu mugore wese ubu ni normal. Umugore watera icyuma umukozi kubera umukozi yakarabije umwana isabune idasanzwe agatera icyuma. Uyu mugore afite ikibazo cyo mu mutwe. Cyo mu mutwe yashobora kuba afite yarabaye ahantu mu bugome uko ahana ari nako we nawe aho yabyirukiye ari uko yarabaye muri bantampuwe adatinya ibihano bya sinabyaye. Ntabwo ariko shaka kuvuga ahubwo biremereye. Si no kuremera ni ubugome. Kuvusha amaraso ni ubugome. We ntabwo kuba ko yaramenyereye wenda ko icyo akoze haboneka abahuza ntabwo abareba ngo bijyagera hehe kandi n'ubundi bishobora kutagira aho bigera je mpamvu ko byagiye mu nzego icyo zizakora nicyo abantu bazakira. Ariko turabanza turebe uwo muntu ubona ngo gukarabya isabune idasanzwe gukarabya umwana isabune idasanzwe igihano kikaba guterwa icyuma. Uwo muntu utekereza gutyo aba afite ikibazo kuko urumva birahabanye cyane. Kuko ifo kureba ngo isabune idasanzwe ku mwana bishobora guteza iki, bishobora kumutera kwishimagura, bishobora kumutera ubuheri, bishobora kumutera grippe. Ariko ibyo byose bibaye yavuzwa. Yego. Ntabwo ari mortel kuko iyo sabune yageze muri urwo rugo ntabwo yahageze, ntabwo bayiguza ari uburozi. Oya. Ibyo byose hari abandi bayikaraba bakabaho nubwo wenda uruhu rw'umwana rudasanzwe n'imihumekere n'iki byose, ariko kwibeshya ku isabune ntibyahanishwa icyuma. Yego. Rero tumenye ngo iyo niyo sosiyete dufite irimo abo bantu. Hari ubyara atazi gukunda abana, hari ubyara atazi kubirerera agakenera ubarera. Yego. Noneho atazi nuko bafata ukurerera ubarera. Kesi nyinshi twagiye twumva wasanga araho zikomoka kubakoresha bafata abakozi nabi. Yego. None ejo bundi ukajya kumva umukozi akoze ibara ya naho bituruka urumva cyokora biri amahire ko nyine inzego zahageze nkuko babisobanuye. Habanje kuza imodoka y'irondo, haza niya polisi ivuga ati ariko yo traffic nkuko umutangabamya bivuze ati yo yari ya traffic. Yego. Ibona abamotari buzuye umuhanda ati ni muhavi, nabo bati turahava ari uko ikibazo gikemutse. Hanyuma yo ya traffic irakomeza. Hanyuma ya indi y'irondo nayo ihavuye ibona kujya guhamagara. Yego. Izindi nzego, ari abavuga polisi, abavuga ribu, ariko uko byamera kose hari inzego zaje ku intervene. Aho ni mu murenge wa Muhima nyine mu kagari k'Amahoro hafi ya Sofia. Urumva ni saga yahereye saa 12 ariko bapakiye hafi saa 5 gutyo saa 4 na urumva mwanya habyamaze nuvuga ngo wa motari wahageze mbere. Yego. Ubwo agejeje saa 4 nta kindi nabo bandi baje bamusanga akazi babaye ahubwo menya ari we wabwiraga papi. Ngiye numva hari uri kubwira papi amubwira ngo basi mpa 5 bya verisoma n'ubundi ntahira. Bishoboka ko ari we wagiye guhamagara papi justement. Oya hari muri abo motari bageze harimo wagiye kuzana umunyamakuru. Yego. Hanyuma n'abandi bagenda bahagera buhoro buhoro. Ariko icyo nyine ni isomo abantu bagomba kumva. Dufite ikibazo ngo ndamenya ngo biraterwa n'iki. Harimo amateka, harimo abantu bashaka kurera uko barezwe. Yego. Uwarerewe muri violence nawe agashaka kurera wakuriye muri violence akakurana violence agashaka kuyirereramo. Icyo ni ikibazo.
nuko kutagira ubwo bushobozi bwo kumenya ngo ikintu ikibaye infraction ikosa cyangwa icyaha birahanishwa iki, ese byashoboka no urumva abantu hari ahantu bagenda barengera. Ariko noneho turebe ubu bose ko babapakiye, simbizi aho biragarukira. Ariko biramutse bigeze mu rukiko, uyu mugore icyaha cyo gukomeretsa kikamuhama, yego babana wa mwana yazagira ingaruka zirenze iz'isabune kure. Nyina niyo bamufunga umwaka, wa mwana kubura nyina biruta bizaba ari ubusharire kurusha gukaraba isabune idasanzwe. Yego, urumva cyo nicyo kumara umwaka uri umwana wo munsi y'imyaka 5, kumara umwaka utari na nyoko bishobora kukugiraho ingaruka zirenze kudakaraba isabune. Yego, wari usanzwe ukaraba. Yes. Ibyo bivugiye iki? Kugira ngo abantu bajye babanza bapime uburemere bw'ibyo bagiye gukora, ntibakoreshwe n'amarangamutima. Icyo nzi cyo uyu mugore bizamugora kubicika, harimo gukubita no gukomeretsa, harimo gukubita uwamaze guhanwa. We ntabwo azavuga ko yahanaga, yarabizi ko umugabo yamuhani, wenda umugabo we sava, kandi umugabo arisobanura ati umukozi ni nk'umwana, ahubwo bakareba ngo yamuhanwa ate. Kandi n'ikimenyimenyi umugabo yamuhannye ajyana umwana ku ishuri, umukozi amusigaho. Yego, ntabwo byakomeye ari uko umugore we aje akongeramo izindi, agashyiramo n'icyuma, agasohora n'imyenda. Uri kumva uyu mugore ukuntu ari hatari? Yego, umugabo yahannye arakubita, agiye umugore yongeramo izindi, amutera n'icyuma, aranamusohora atamuhenze. Uyu mugore rero ndumva ko dosiye kesi ye harimo byinshi. Yego, harimo byinshi. Icyakabaye rero ni ukuvuga ngo umuntu normale wakabanje ukareba ngo iki kintu ngiye gukora kiragira ngaruka ki. Yego, reka nkubwire ubu ngubu ubwabyo imodoka ipakiye umugabo n'umugore inyuma n'umukozi imbere muri kabine. Yego, ubu ni sangahe? Ubu ni saa sita. Nese urambwira ngo abana barava ku ishuri, ababyeyi bari mu rugo baritabwaho nande? nta n'umwe urabahari. Nta n'umwe urabahari, n'umukozi nawe uhari. Iyo ni shoke ya mbere. Yego, abana gutaha bakabura ababyeyi mu rugo, iyo ni shoke ya mbere. Yego, ushobora no gusanga basize bakinze, none abana bakaza bagahera hanze mu gipangu cyangwa bakajya gusembera mu baturanyi. Iyo ni shoke ya mbere, kuba abana bataha bagasanga ababyeyi batari mu rugo, nta n'umukozi uhari, kandi basize babona, wenda babonye iyo mirwano babibona nk'ibisanzwe. Ariko nibataha bagasanga ababyeyi babapakiye, icyo ni kimwe. Ese niba babapakiye hari garanti yuko barara babarekuye babasubije mu rugo? turi mu maboko yawe se urigenera. Voilà. Niyo ryaba rero ijoro rimwe, abo bana baraba bamaze kwinjira muri shock. Yego, niyo ryaba ijoro rimwe. Yego, ariko ndabizi uko bitekereza uyu mudamu ntabwo ari ijoro rimwe. Harimo byinshi. Yego, harimo byinshi, keretse wenda uriya mukozi ashobora tanga imbabazi. Kimwe icyo ni kimwe, ashobora guca mu buhuza, ashobora gutanga imbabazi. Yego, ariko nanone icyo gikomere, icyo cyo sinibuka niba cyumanza gukomeretsa by'umanza bitaca mu buhuza cyangwa ngo cyaba penal, biraterwa n'ufite dosiye. Biraterwa n'ufite dosiye naho agaciro icyo gikomere. Uyu mugore ntabwo yaboneka yagaruka muri rubanda mbere y'umwaka kuvusha. Umugabo we birashoboka, ariko nawe ntabwo. Icyo nzi cyo saa sita ntabwo abana bari babasange mu rugo bombi, ari umugore ari umugabo n'umukozi, nta n'umwe uraba uri mu rugo saa sita. Abana barataha basanga urugo rukinze. Urumva ibyo nibyo rero abantu bakabaye babanza gutekereza mbere yo kugira ikintu icyo ari cyo cyose umuntu akora. Ubundi ibihano bibabaza umubiri bigirwa n'abantu baba babaye desarume, baba babuze izindi option.
kuvoma hafi umujinya mwinshi utuma udatekereza ngo ese igihano kijyanye no gukarabya umwana isabune itariyo yego cyabikiye ibyo byose ntabwo ari ugukubita ushobora kumukata umukozi ushobora kumukata amafaranga ushobora kumubwira uti wenda ushobora kumubwira uti ubu noneho uzajya unywa icyayi kitariho wanywaga amata turaguha mu karu turaguha umugati cyangwa umugati udasize ukagira ibyo ugabanya mu byo yagiriraga avantage yego sibyo mu kumukebura kwa kumukebura ni byinshi wafashe umwanya Yeah. ariko iyo byamaze kuzamba mu mutwe ntawe nise umusazi nta nubwo ari njye mpima ariko ibimenyetso imikorere ikwereka umuntu udakomeye mu mutwe ugahita ufata umwanzuro wo kurwana noneho warangiza muri kwa kurwana kwawe ukazanamo ibyuma kuko icyuma cyakabaye ari icyo kwitabara wowe yego ku muntu ukurwanya Yego. hano umukozi ni umunyantege nkeya umukozi wabyutse akubitwa n'umugabo none umugore akavuga ati bagukubise nkeya reka ashyiremo n'ibyuma iyi dosiye ku mugore iraremera paraporo y'umugabo yego ariko nanone byaremera bitaremera ntabwo uyu mugore nawe ntabwo ari we ntabwo ari muzima yakabaye akeneye ikindi kitari gereza yego kuganirizwa terapi byinshi cyane nuko nyine urumva turi muri sosiyete reka mbivuge bigendemo gakeya yego turi muri sosiyete impamvu amategeko ahabwa agaciro kandi akabona abahanwa bakaba benshi yego nuko yo arakora kandi ari kategorike rero turi muri sosiyete idafata uwo mwanya wo kwakugoragoza ya nzira nkweretse yose yo ngo tugire gute oya ibyo bitinza gahunda yego ariko itegeko no gusoma ngo gukubita no gukomeretsa ingingo ya 100 mu gitabo cy'amategeko hano y'u Rwanda gihanishwa iki finish ariko sura hanande wariho uyu mugore we ariho umugore ukubita umukozi wabanje gukubitwa n'umugabo yego nko guhana none umugore akavuga ati ntago wagenda ntakudishye akazanamo n'icyuma wariho hanyuma urumva rero kumuhana ni uguhana b'abana kuko abana barahita bahura n'ikibazo gikomeye kumuhana nawe atariho mu mutwe niba urumva niba nta romoro afite cyokora romoro kuba yipfutse ashobora kuba afitemo rogre ariko kumuhana kumufunga ni umuti woroshye yego ariko si uwo muti uzamuvura abantu bakeneye kugira impagarike nubwo ntaramenya ngo ninde ugomba kuzibahesha ariko ni twese ni sosiyete n'ahandi kera nari nabyibagiwe kera muri za 1996 67 nkigendagenda za Rwamagana hari umuntu yakoraga muri electrogaze ndabyibuka yateye ipasi umukozi umugore n'umugabo barafatanyije batera ipasi umukozi kumutera ipasi apana kuyimukubita gutera nyine byo gutera ipasi nyine bashyuhije ipasi barimushyiraho bamukubita ariyo bakoresheje kugira ngo icyo gihe baranakati niba baravuyemo simbizi urumva ni kera babiri baba bafungiye rimwe abana bajya mu mafamiye icyo gihe cyo nacyumva kuko byari ibihe abantu nyine bakifitemo ubugome ariko abantu bamaze kwiyubaka kamemo nta muntu wakabaye agitekereza ahubwo wenda ikintu numva nahurizaho n'iyi kese kuba umugore n'umugabo nta n'umwe wafashe woroshye muri bo oya ariko yoroshye ikibazo oya ikubita ry'umugabo cyane ko nawe yaryise guhana ntawe aribonye yego byavugwa n'umukozi yakubiswe iki ni Yego. urukamambiri ni ingumi ari ingumi yaba yabyimbiwe ni urushyi Yego. inshyi zingahe ni agakoni ni umweyo ni rakerete tusa yeah. we rero kubyita guhana n'umukozi ashobora kubivuga umukozi ashobora kuzasobanura ibyo umugabo yamukubise
hanyuma abakurikirana dosiye bakamenya ko wenda byari uguhana yamuhanaga yego ariko umugore wakomerekeje agakubita babyita gusonga yego akamusonga agakubita umuntu mbese we ntabwo ijambo guhana ku mugore ntibizakunda ryari ryavuye kuko ari guhana wamaze guhana guhanwa yego none aranahanisha ibitemewe intwaro ku muntu utagira utamurwaye utamurwaye umukozi ni umunyantege nkeya yego ntabwo umugore ndakurahiye ntabwo umugore ntabwo umugore yapfa kubicika yego umugabo we birashoboka inyoroshyacyaha ariko ku mugore kuvusha yego no gukubita umuntu wamaze gukubitwa n'undi aho kugira ngo ubundi umugore yagomba kuza yaba ari normal yego niba umugabo yamukubitaga umugore ari mu bindi yakurangiza akaza akayigira umukozi ati erega buriya papa kanaka mwihanganire yagize umujinya akunda umwana we none nawe ihangane rwose ntubigire birebire icara tuzo ukume nk'umwana mu rugo wikorera akazi neza ihangane rwose yaguhohoteye ariko nawe wakoze amakosa uba watubwiye tukaguha isabune yemewe yego ibyo ni byo umugore mu rugo yagombye kubakora ntabwo dukeneye abagore bumva ngo umugabo yakubise nawe akaza gusonga gushimangira ubundi umugore nyamugore n'undi ni nyamugore ubundi tubaziho kugira impuhwe yego ubundi akaba yaje no kubakiranura akabwira umugabo ati mwihorere ndamwihanira yego kugira byoroshye none ubu turi kubona aho umugabo we yahannye nk'uko abyita nubwo tutareba ngo yahanishije iki yego ariko umugore ati nkurikije uko umugabo yaguhannye ntabwo byuzuye icara azana icyuma ibi rero babandi cyangwa se indengere babandi byari tubaze iminsi twiga by'uburinganire by'ubwuzuzanye by'abavugira uburenganzira abavugira uburenganzira bw'umwana n'abavugira ubw'umugore tubabone mu kazi hano muri iyi kesi tubabone yego ni umugore wahohoteye umwana yego ese uyu mugore babandi baharanira uburenganzira bwabo baramubona gute hanyuma se uburenganzira bw'umugore vis-a-vis y'ubw'umwana byo bihagaze biti twakabaye tubabona tukababone mu bindi ntari bugire uko nita yego twakabaye tubabona muri kesi nk'izi twakabaye tubabona bashakira umwavuko uyu mwana wenda n'umugore bakamumushakira ariko bakagira n'ubutumwa batanga uyu si we mugore u Rwanda rukeneye ibyo byo nabivuga icyo nicyo kururwanisha icyuma arwana n'iki se n'ikipe bwoko ki ari igisambo cyamuteye nabyumva ari umugabo ushaka kumufata ku ngufu ibyo nabyumva kwase wa mu rugo icyuma nuko rero nk'uko umutangabuhamya yabivuze yashimiye abamotari hari icyo wavuzeho ugisa nka ruswa gishobora kugaragara ntabwo ushaka kurenga hariya biranavuze birahagije navuze ko ubwa mbere kabyumvikane gutya ayo mazina iyo operation izatangwa ayo makuru ashobora no kutazageramo iyi kesi zabaye mbere ubwa mbere uwo bakubise yashatse kujya kubivuga mu nzego bahamagara umuhuza ntumbaze izina rye ntabwo ndi kubaza yego umuhuza araza aje mu kibazo umukozi yamuhamagaye nk'umuregera yego aje ahuza abahohoteye n'uwahohotewe abahohoteye batanga ibihumbi 100 ayo karitsiye yego batanze ibihumbi 100 wa muhuza afatamo 50 ayaha umukozi ngo acururuke umuhuza atwara 50 yego ntubyite ruswa ntubyite ruswa bazabyiyitira kuko ruswa ntabwo wayisangira n'uwahohotewe iyo yagira ukundi yitwa yego yego icyo ni wenda tubyite ikiru gusa uwo muhuza ntabwo sinzi niba yari yemerewe n'ibyo senkana iyo abiha umwana nta kibazo cyakabaye kirimo yego iyo abiha umwana ati byihanganire dore biciye ikiru genda yego ariko urumva baragabanye icyo nta kibazo hanyuma uyu munsi nabwo muri kesi y'uyu munsi uko nabivuze uko batubwiye nuko wa muhuza yagarutse agashaka nabwo guca muri za nzira abamotari bakamubera ibamba nuko bisobanuke gutyo yego icyo kirahagije asante sana